ahagaritswe mu kuri kwa nyako. Icyo cyari kibazo mu ikipe ya Rayon Sport. Icy'uburwayi ni ikinyoma. Why? Robertinho kuva yagira muri Rayon Sport agarutse afite ikibazo cy'amagara. Ikibazo cy'amagara, amagara ye arimwo umuze mu buryo bwinshi. Robertinho koko arwaye amaso, abona neza, byinshi arabaririza. Performance y'abakinnyi ntashobora kwitrackinga, arabaza ngo wakinnye neza nuwuhe. Robertinho arasusumira, aratitira, afite ibinini aba yihosha buri kanya kuri bande touche kugira ngo amatranquilizers niko babyita. Bya bintu bituma utuza, ameze nk'umuntu ufite taki. Ujyona nk'abantu n'urugero bafashe ibiyobyabwenge cyane, basusumira, bafite ibinini banywa bagatuza. Robertinho rero afite ikibazo cy'amagara ku buryo kuri bande touche nawe arasusumira cyane, akenshi akanywa ibinini. Ibyo ariko ibyo rero ntago ari byo ngende mandare. Beretse gato nyine. Yego. Ibyo Robertinho arabifite. Kandi yaje abifite. Ntabwo ari ikibazo gishya, nta kintu gishya cyabaye kuri Robertinho cy'uburwayi. Bamuzanya bifite, iyo badakunda umutoza udafite amagara mazima ntabwo bari kumuha akazi ngo bamugarure. So ntabwo yari impamvu yo kumuhagarika, kuko nta burwayi bushyagize, ubwo afite yaje abufite. So Robertinho yahagaritswe kubera ibyo byose Regani yavuze. Yahagaritswe kubera ko ekipe bigaragara ko nko kwitsamura gushobora kuri ikombe byombi birashoboka cyane. Ahagarikwa kubera ko bigaragara ko gushyira ekipe hamwe ukaruma ekipe ngo ikine iri muri kondisiyo mbi atabishoboye. Yananiwe kuba hari ingingo mu gihe cya Jean Fidele murabyibuka. So iri tangazo rero nabonye ari naho perezida arimo kuvuga rwose ko bamuhagaritse amezi 2. Robertinho isezon yari kurangira atakiri umutoza, amezi 2 isezon aba yararangiye nukumwirukana mu buryo buziguye, mu buryo buvugitse neza. Yego. Nge rero icyo navuga, Rayon Sport yahungiye ubwayi mu kigunda. Kwirukana Robertinho nticyari igisubizo namba. Kuko Rayon Sport mukwire guhagarara mukiriya mu ndorerwamo yo kwibwiza ukuri. Kuki ikipe irimo irarwana no gutwara igikombe cya shampiyona igera igihe cyo kwinjirirwa abakinnyi bakarya amafaranga y'intica ntikize? They let their guard down. Bararangaye cyane. Ni ukubera ko ntimwubashye amasezerano, ntimuhemba abakinnyi on time. Rega ibyo kwizigira, ibyo byabaye kuri match ya Marine byo kurya amafaranga byanavuzwe kandi mu buryo bugaragara no kuri match ya Mukura. So ekipe iri muri kuruse y'igikombe bigaragara ko gutakaza amanota ashobora kwibuza umwanya wa mbere, ikarangara match ebyiri zikurikiranye kugeza ubwo bigenda gutyo. Biragaragaza intege nke ziri muri management mu buryo bw'imiyoborere. Rayon Sport, Robertinho Goncalo yarabwiye ati uyu mutoza nimumwumve, niwe mutoza unyungirije. Niwe unyumva reka twemere ko nizo ntege nke azifite z'umubiri. Ariko Sermi niwe umuzi, wamufashaga kuba umutoza. Umutoza arabananiye ko mu mugumana. Yari kosa rikomeye cyane ya management ya Rayon Sport. Sermi ntiyashoboraga kugenda. Ayebonga agenda, it was the same case. Yari kosa riremereye nanone. Urumuna byumva. Robertinho igihe cyo kumugura abakinnyi nkamuzaniye imishandiko itazigera ijya mu kibuga. Abareyo barabeshywe. Mwazanya Abdoulaye Jaro ntajya mu kibuga, Asanana ntajya mu kibuga, Suleiman Dafe ari muri liste y'abantu basigaye kubera ko yaravunitse, arahambiriye amaguru yombi. Urimo nabyumva. Yaje ari injury prone. Umuntu mwazanye ni Abedikani, mwari mubizi ko atari shwa ya mbere ko rutayizamu, nawe ni wafuye kubabona n'utwo dutego tubiri tungaye bagibona tunatumye bakiri mu gikombe cy'amahoro. Rayon Sport ifite ikibazo muri management yayo, mu miyoborere yanyu no hari ikibazo gikomeye cyane. Ariko turakoma n'ingasire urwo n'urusyo. Ngewe umutoza ntiyigeza abona backup. Abatoza yasabye nta numwe bamuhaye. Abatoza bamwungirije baragiye birumvikana cyane cyane Selama. Asaba bamusimbura murananirwa kubafodinga. Abasaba abakinnyi murababura. Guhemba birabananira. Uravuga abakinnyi bo mu kwambere. Mu kwambere byo nibyo. Sibyo. Guhembera igihe si sawa. Kapiteni wanyu umwana w'ikipe Muhire Kevu ko Rayon Sport rw'abandi bakinnyi. Sibyo. Arabandi rw'abandi bakinnyi akora interview ejo na Karikeza. Ni hano hose. Ni yavuze ati umuntu atariye
ntabwo yakina. wamufashe nabi. uwo bita Bekene yigeze gutsindwa aravuga ati ariko ntabwo wampa ibishyimbo musabe kukugaburira inyama. Come on. So nuvuga ngo Robertinho yego mushobora kuvuga ngo ntabwo yatubakinze, ntiyaje ngo akomeze gufasha ubuyobozi kumvisha abakinnyi ko ibitagenda neza bizagenda neza, wenda afite ubwo burwayi bwe, wenda yakoze choice zitari nziza no kwizera abamwungirije, ariko Robertinho kumwirukana no kumukura muri Rayon Sport, ikipe iri ku mwanya wa kabiri, ikipe irimo irarwa timing noneho yo iri erone mu gifaransa niko babyita, ni mbi cyane. erone ko bikomeye kurusha, ni mbi cyane kubera ko biragaragaza ko ibibazo bya Rayon Sport ubuyobozi nta bisubizo bafite. wirukanye umutoza ugiye gukina match kapitale igikombe cy'amahoro, uravuga ngo nsigaranye amakarita abiri yo gukina Rigana, igikombe cya shampiyona sindaze bukira, ni inota rimwe mu cyeba ndi imbere, ushobora kuba nakura ukagera kuri finale y'igikombe cy'amahoro, nkajya mu gikombe cy'amahoro narasa, oya ushobora no kutagitwara ukagera kuri finale ugasohoka mu gihe wenda umukeba yatwaye mugasohoka. njye ndemeranya namwe 100%. timing siyo, ariko dore njye icyo nabonye muri ibi bihe iyo ngasiro nge ingasire urwo ni urusyo, kandi ndemeranya n'ubusesenguzi bwanyu 100%, ariko n'abakinnyi nabo bikibuke. abakinnyi murabizi ko muri ino minsi ya nyuma muba mutegana, reyigira ishyamba, reyikagira ibindi bibazo, reyikagira abakeba, uko ibategana bo bakayitega. none mutangiye namwe kujya mu bintu byo kurya mukagurisha ikipe yayo. iby'ubuyobozi ntabwo buzabazwa, namwe muri abagabo nimumenye aba bafana bangana gutya, izi miliyoni zishaka igikombe. ndabyumva katuvuye ko Kadimene yashonje. yego ndabyumva. nibareke kurya ruswa, nibareke kurya amafaranga, n'ubuyobozi nabwo bwikebuke bubashakira imishahara. ariko ikindi nagaye, babahaye ukwezi kumwe, mwanze gukora imyitozo. none se bwo nimudakora imyitozo mugatsindwa byo muramukemuye ikibazo? aho kapiteni Kevin Mborenga na ba Aimable namwe mugomba kuba abakinnyi bakuru, mugafasha abandi mukavuga ati nikoreye imeze, reka twemere uko kwezi kumwe, hanyuma dukore imyitozo, nituva kwa mukura basi tuzabone kuvuga ku kwezi kwa kabiri. ubuyobozi bwa Rayon kudahemba abakinnyi biri unprofessional, nta excuse 100%. ku bwanjye rero excuse yo kudahemba abakinnyi njye ku bwanjye ikipe nini bro, njye ngiye hagati mu bibazo nzi by'umupira n'amafaranga uburyo abura, nyine n'aba basaza narari nabibwembere ko batafata amafaranga y'abana babo n'imiryango yabo ngo bayabahe. ibyo nayo babwiye kera abantu bantera amabuye, niko bigenda. nyine umuntu afata amafaranga ari mu ikipe. njye kugira ngo simba umuheza nguni ku ruhande urwo ari rwo rwa Rayon Sport, banditse ko umutoza wa Rayon Sport Roberto Oliveira Goncalves de Carmo Robertinho yahagaritswe by'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi. ku murongo wa telefone turi kumwe na perezida wa Rayon Sport Bwana Twagirayezu Tade. Perezida, mwaramutse neza? ongera mushake. hanyuma muri itangazo rero umutoza wa Rayon Sport Roberto Oliveira Goncalves do Carmo Robertinho yahagaritswe by'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi. umutoza w'abanyezamu Andre Mazimaka yahagaritswe by'agateganyo kubera impamvu z'imyitwarire mibi. umukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro uzahuza Rayon Sport na Mukura Victory Sport kuri uyu wa kabiri tariki 15 Mata 2025 saa 11 kuri stade ya Huye uzatozwa na Claude Rwaka usanzwe ari umutoza wungirije. murakoze. iri ni itangazo rigaragara ku mbuga nkoranyambaga officiel z'ikipe ya Rayon Sport. ni amakuru yamenyekanye ku mugoroba ko aba bagabo babiri yaba ari Robertinho ndetse na Mazimaka Andre bamaze guhagarikwa mu nshingano zabo. icyo iri tangazo rije rishyiraho umucyo nicyo buri wese yaba yahagarikiye. cyabwa ahubwo rishyizeho umucyo kuko rishyizeho umwijima mwinshi kurushaho. gute basobanura icyo buri wese yahagarikiye? nta mutoza nta mukozi uhagarikwa kubera uburwayi. umuntu urwaye ashobora guhabwa ikiruhuko, kujya mu kiruhuko cy'uburwayi, ikiruhuko ahabwa na muganga se. ariko itangazo rivuga ko umuntu yahagaritswe mbere na mbere uhagarikwa mu mirimo. ntabwo umuntu yarwara ngo ahagarikwe mu mirimo. wowe muravuga uko byumva? no, uko bimera ubundi mu mategeko se bibaho. ariko arwaye ntiyakora kandi ariko nyine urwaye ntiyakora. turimo turasoma itangazo
ariko ntabwo ahagarika. Lorenzo icyo ndimo ndasobanura Yeah. ndakubaza sobanura neza. ni uguhagarikwa Rayon kugira nyine ngo Sport yo yivuze ubwayo. ntabwo ari ukwirukanwa. yipronoje ko umuntu yahagaritswe kubera impamvu z'uburwayi. wenda ubugarukiye aho ngaho umutoza ahagaritswe Bibaho kubera impamvu z'uburwayi. bibaho ntabwo bibaho. ntabwo bibaho nyine nicyo bibaho kandi byabaye bibaho. okay n'ubwa mbere byabaho. oya umuntu ararwaye mwumve logique ntabwo yirukanwa no guhagarikwa ukumva icyo bishatse kuvuga riga. yahagaritswe. guhagarikwa niba ari uwa reka nkwereke umuntu yarwaye bigenda ntabwo gute? bibaho. reka nkwereke umuntu yarwaye ahabwa uruhushya rwo kujya kwivuza. njye mbirebera mu buryo wenda bw'icyo twakwita terminology by'uko byiswe communication. uburyo bwa communication ariko simfite ikibazo niba koko arwaye ahubwo niba koko arwaye ntakwiye gukora kandi arwaye nyine hari n'abantu bashobora kurwara ntabyemere ariko se arahagarikwa nyine urahembwa ukanavuzwa. oya ariko guhagarikwa ntabwo bivuze kudahembwa bivuze iki se? utabyita iki guhagarikwa k'umurimo. none se abakoze irekoze riga urwaye yahagaritswe. reka tubaze perezida tumushaka bakomeza mudushakire kuri telefone. perezida ntaraboneka ko ngenda ndumva hari n'ibindi birimo kuvugwa nyuma y'iri tangazo bivuga ko ahubwo yahagaritswe amezi abiri asozanya na kontra ye ubundi mu buryo bwa nyabwo Robertinho yirukanwe. reka wenda tugira amahirwe tubone perezida bidusobanurire agomba kuko bigaragara Robertinho yirukanwe kubera umusaruro muke. bita umusaruro muke kipe ya kabiri muri shampiyona irushwe inota rimwe takaje umwanya mu kwezi gushize irimo irakina pisi kwanza muri uko kwezi iri mu kibe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. like it's unbelievable. umusaruro muke ubaho ni uwuhe? Unbelievable. bakomeza badushakire kuri telefone perezida wa Rayon Sport cyangwa se tubwire niba wenda atabonetse kiriga uvugane nawe uze kuvugana nawe inbox tubwire niba atabonetse. oya yabonetse arahari kuri telefone arahari agomba barimo baramushaka cyangwa tumuhamagare gakondo. abari mukomeze mutegereze mukanya muraza kumenya umucyo w'ibintu ariko ikiriho nuko Rayon Sport kwizigira ahubwo abantu bari bazango niba umutoza Selami yaragiye. reka tube twinjira mu itangazo uko riri. umva buretse gato niba Selami yaragiye yari umutoza wungirije Robertinho agahabwa Rwaka Robertinho nawe akaba yahagaritswe Rwaka Claude akaba ari ugiye gutoza ekipe nkuru iyungirijwe n'umutoza wa physique n'umutoza w'abazamu w'ikipe y'abagore. That is crazy. ni bitangaje cyane kuri ekipe imaze amezi 8 y'urutonde rwa shampiyona. iyi twist iyi turn iteye ubwoba. so ngira ngo kubona perezida wa Real kwivugiraho ariko igihe n'igihe turamuvugisha tujye mu byo muzi ko yabitwemereye. ibi ngibi si ubwa mbere ibi si bishya rigani abantu bose twaraye tubizi imbuga nkoranyambaga zabyanditse abantu bose barabizi ko Rayon Sport yahagaritse Robertinho ndetse n'umutoza Mazimhaka Andre. inama ibahagarika yakozwe ryari yari rimonde injira muri iyo perezida naboneka araza kubicaho guhagarika abagabo bombi mu ikipe ya Rayon Sport. tujye muri icyo good. ikipe ya Rayon Sport yamanutse gukina ihuye fazare ijya kurangira bakina n'ikipe y'Amagaju. Rayon Sport iratsindwa. imaze gutsindwa umukino umugabo witwa Prosper ari mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport yabwiye ubuyobozi bwa Rayon Sport ati birakwiye ko dufata icyemezo mu maguru mashya tugasezerera umutoza Robertinho kuko Robertinho ararwaye. Robertinho ntabona abakinnyi kuri touchline barabikubwira. Robertinho byagezaho ashobora kubaza ngo ariko muherekeve arihe kandi ari mu kibuga. Robertinho haboneka ibiganiro byagaruye umutoza wungirije wa Rayon Sport wamufashaga cyane mu kumutegurira amafishe d'entraînement donc imyitozo uko igiye gukorwa akamenya ngo uyu munsi turafokasinga kuri ibi uyu munsi turafokasinga kuri ibi. yari afite umwe mu batoza beza ba fitness umutoza Ayabonga nubwo yaje kunyuzamo akagenda akongera akagaruka akagira umwe mu batoza bungirije bamufashaga uzi nyine n'izo ntege nke za Robertinho ari we Selami akagira n'amahirwe yo kuba yari afite
na Rayon Sport yari irimo gukora amamatch menshi batsinda, donc ibijyanye no mu izamu baramushyiraho iriya prime Kadime Ndiaye nta makosa yakoraga yatuma ikipe yapfa kuba yagira ibibazo nyine. Fazare igenda neza, aho banatakaje Imana ikunda Rayon, APR nayo igatakaza, bikaba nk'ibintu bihishe intege nke zigaragara muri Rayon Sport. yego Bivuga ngo igihe bakoze amakosa Wasiri yitangira itama, abantu bose batangiye kumutrolinga, bwaracyaga APR igakora ikosa, Fazare irashojwe, Fazare turiratangira, Rayon Sport irongera igwihuye cyane. abantu bati ihene yishe mucoma, bati APR aho bukera iraje itsinda umukino ibintu bigende neza, APR irongera iratsindwa. cyane. Gutsindwa kwa APR byongera guhisha intege nke za Rayon Sport, kuko Rayon niyibwiza gukuri muri bya bibazo byayifite ngo irebe aho ikibazo kiri. Uza amakosa yakoraga nigeze no kwivuga hano namubyibuka, ndavuga ni Rayon Sport ifite ikibazo gikomeye itazi, ntiyifokasinzeho mu kibuga, ifokasinze hanze y'ikibuga. Muribuka mvuga kuri kesi ya Gacinya, byaranagiye bijyana ku yandi maradiyo babigira debo, nari nzi ibyo ndi kuvuga. Donc Rayon ntiyareba gukuntu iri kugenda itakaza ishonga nk'isabune, igatinda ngo APR yitwaye ite, yo nirebe amakosa yayo, kuko kuba APR yatsinzwe nawe watsinzwe ntibiguha uburenganzira bwo kudasuzuma impamvu uri gutsindwa, kuko hakaba ahubwo uri gufatiraho gatsinda. Bamugani ngo watsinzwe ariko kuko umukeba nawe ahise atsindwa, uri kumva ubwenge buke burimo, wibagirwa ko watsinzwe ukamera nkaho watsinze, ngo natsinze, ngo ariko na APR yatsinze, ese nawe wayitsinze ubu gacya neza ngo natsinze, ngo ariko na APR yatsinze. bararangaye cyane kuri icyo kintu, bagakomeza ngo ntibajya buzuza stade, ngo ariko nye nujuje stade. Nababwira ibintu murimo ntago mubizi, kuko nari mbizi ko umunsi uzagera nyamukandagira muri 7 zanyu birakubaga, iba ari mbi cyane bigenda. Icyo nibwo umenya ko yitwa Nyamukandagira, izana rya janja ryayo ku gikombe, uzayibaze ya Kigali iragukandura byumva, nta muntu utabizi nawe azayibaze Kiyovu, azayibaze Kigali, azayibaze Mukura, ikipe yose yagerageje gukina na ukina nayo ugomba gushyiramo gap nini, ukora 10 ntushobora kwitsinda Mukura, ku buryo yiheba ubwayo ikabivamo. Naho uri gusigamo 2, uri gusigamo 3, uri gusigamo 2 ngo yatsinzwe, ngo nanjye natsinzwe. Sawa, iminsi irisunze, twihute kuko dufite byinshi byo kugana kuri iyo dosiye. Bamaze gukora amakosa angana atyo, returu Rayon Sport yakoze match nabi. Rayon Sport undebera amanota ibonye mu mikino 8 imaze gukina muri returu, ni make pe, ni make cyane. Ubwo bimeze nabi, bakina match ya APR, match APR bagira amahirwe barayinganya ubusa ku busa. Okay, hari ahantu rero hari hatangiye ikiragano gisha, namwe ntimuwurayeho cyo kuvuga ngo ati mwavuga ko muri burare ku mwanya wa bakibagirwa ko batsinzwe. Yego, byari bigizana bavuga ngo okay, tugiye gukora iki ko umuke batadutwaye umwanya, ko biri muri control yacu gutwara igikombe, turakora iki nawe? Dore rero cyaje kuba warambaje muri returu, yego, muri match nk'umunani yatangiye Rayon Sport yatangiye kuri Musanze returu, yangeje na Musanze ugataye 2, ihita itsinda Kiyovu 2-1, yego, ihita inganya n'Amagaju itaya 4 1-1, ihita inganya na Gorira, no iyo ni Peace Cup isimbuke, yego, ihita inganya na Gasogi ubusa ku busa 6, ihita inganya na APR ubusa ku busa 2, itaye 8, tugeze kuri match ya 5 muri returu, itsinda AS Kigali 2-1, sawa, ihita itsindwa na Mukura 1-1, ita 11, ihita inganya na Marine 2-2. In fact phase retour yose itsinzemo match eshatu, no match za championnat ni match ya AS Kigali ndetse na match ya Kiyovu gusa, match ebyiri muri phase retour, itsinze match ebyiri, inga itsindwamo match imwe, ubwo ne 3, inganyamo match 5. Yego, birakubwira nyine uburyo atamanota menshi, na manota kabije kuri 28. Rayon Sport abonye 11, ita 13, nta numwe ufite mwatsi, nta mwatsi yairi muri esheke. Ngiyo retour ya Rayon Sport. Now byarakomeje rero, ubwo hari hagezeho operation y'igice cya nyuma kiranga shampiyona y'u Rwanda, kirazwi cyuko iyo muri gukubana
mutangira gutegana no gutegana imitego zirategana kandi yo hanze y'ikibuga koko zirategana ni nuko byahoze bimeze kuva kera ntabwo ari byo kandi iyo nkuru burya ngo umuntu watangiye kuyizana ni Raoul umupira wo mu Rwanda ngo wari ufunguye umeze neza udafite ikibazo uri pire umuntu agakubita undi kuko amurusha ariko ibintu byo gutegana ngo byavuye kuri Raoul Shungu Raoul Shungu atangiye gutegana n'abandi bakandagira yavuze ati urakoze niba wumva gutegana ufite imbaraga reka dutegane kabisa ikipe ya Rayon Sport yisanga igiye gukina n'ikipe ya Marine ngaho rero ahangaha niho hashingiye operasiyo y'umunsi bajya gukina na Marine umwe mu ba agent bagiye kuri Marine bavuye kuri Mukura mu mahoro yego havuyemo saga yo kuza stade byananiranye afana babuze abatakaje amanota kuri Mukura Mukura batsindiye Kigali mu gihe bavuye gutsindwa na Mukura bategura match ya Marine umwe mu ba agent mu mujyi wa Kigali komisiyoneri b'abakinnyi umu agent wa mobile money umu agent Jesus Christ wa mobile money umaze kwiba kwizigira umu agent umva kandi bakwivye se banga amadosiye mwakomeza umu agent reyigira umugisha uko igira abafana benshi bakora mu nzego zitandukanye umwe mu bantu bazwi mu mupira yafashe amafaranga abizi ko abakinnyi bare bamaze amezi 2 badahembwa abiri y'ibirarane aragenda ayasigira umu agent kuri telefone ye y'umu agent aramubwira ngo aya urayohereza kuri uyu muntu we nk'umu agent yazanye n'andi cash aramubwira ngo aya urayaha umuntu kanaka araza kuyafata hano mu gifurumba ibyumvikana uwo muntu no mu agent uwo muntu yazanye amafaranga no mu agent baraziranye sanzwe bakorana ko ntabwo umuntu mutaziranye amusigira cash ariko undi n'umureyo umu agent yego ikintu yakoze yafashe bya bizibiti by'abakinnyi bahawe amafaranga 4 yavuga amazina yafataga amafaranga akayohereza kuri buri wese 4 nkuko nagusigira amafaranga ukohereza kwa Rigani kwa Lorenzo yego harimo n'umwe uri buze ko yafata cash uwagomba gufata menshi ari gufata 250 by'amanyarwanda barabakinnyi 4 mbega dossier ryoshe uwagomba gufata menshi agomba guhabwa 250 ku mpamvu z'umutekano wabo kuko abarewe ndabizi ubu mwajya gutera amazu yabo amabuye ntabo mbabwira kandi ndabazi icyabaye nuko yagiye ahereza ibyo bita ibimenyetso simusiga abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport arababwira ngo nimurebe uyu bariye ariko umuntu abakurashishije itopito kandi agifitamo irindi buye mu itopito aha niho ubwenge buzira Lorenzo tujyane mu nyumve tujyane kuko ugendeye muri muri emotion no kurakara ngo banyeretse ngo ibizibiti ngo banyeretse ngo ibiki ikipe wayisenya uko bihoraho kibazo cya mbere kibazwa nk'umuntu uzi ubwenge kinyamupira ntibyaba wa muntu ndashishije itopito n'ubundi yabwiye umu agent ati numara kuyahereza abakinnyi uhita ugenda uhita ubyereka ubuyobozi kugira ngo bahite baryana bacagagurane nibacagagurana bacitsemo ibice ndaba mbafite barabataka barangize Roma nk'abo bakinnyi baherejwe amafaranga bahita banga kubakinisha sinzi niba uri kumva ibanga ahantu bakinisha urugatsinda ubuyobozi bwa Rayon bubigenzurana ubwitonzi abara buti umuntu akoreshishije itopito kandi ari cyafite irindi buye mu itopito nuhita usara ukirukaho mwariye mwebwe ntago mbashaka muve mu ikipe mwashaka utubuze igikombe ukisararanga ufite Marine kandi abo ni abakinnyi b'ingenzi urisanga ikipe yagucitse yashwanyutse byarangiye ubuyobozi bwa Rayon Sport inteko y'abasaza bari abo president benshi cyane
baganiriye na perezida wa Rayon Sport Tadeyo, baramubwira ati Tadeyo tuganire nk'abagabo nk'imfura, ibi bintu tubyifatemo dute. Tadeyo ati sasa icyo gukora ni kimwe, Tadeyo kwarakarara mureke aya Muvunyi niwe ubutuje cyane. Muvunyi no muri dosi burya ashobora ni ibyemezo bya Muvunyi. Rayon Sport Muvunyi afitemo imbaraga nyinshi. Aravuga ati abakinnyi basanzwe barya bibaho mu mupira w'i Kigali, namwe murabizi ko abakinnyi bajya barya, cyo murabizi, hari n'ababivuze. Rayon Sport se itarigeze gabura. Noneho icyo bakoze kwizigi arabo yagaburiye barayagabana. Erega nayo ntabwo ati tuyinanire, nayo ntabwo ari umutaka. Dore rero ikintu Rayon Sport babwiye abakinnyi, barabicaje barabaganiriza, barabwira ati nimudufashe mureke kugurisha kariyeri zanyu kubera amafaranga y'intica ntikize. Ibihumbi 200 cyangwa 250 ni amafaranga n'ubusanzwe tujya tubaha nka premium mwatsinze. Ni mubirebe ko turi ku gikombe, ikosa rito ryatubuza umwanya wa mbere. Twebwe uwariye n'utariye mwese turabaza, ariko ntitugiye kuvuga amazina yanyu kandi bari bayafite. Mwebwe nimugende mukine match muyitsinde, mukina n'imbaraga zanyu nugango uwabagaburiye cyangwa uwabahaye mu mukozi so nimwe mwitsindire match. Ubundi twababwira abakinnyi batuze ko byavumbuwe, ariko ubuyobozi b'abanyabwenge barahindukira bajya mu gikari babwira perezida abwira ubuyobozi staff ya Rayon Sport, abwira abatoza arabwira ati abatoza abakinnyi bariye ngaba, mfata icyemezo mushaka, ibimenyetso ngibi, abakinnyi mubafatira ibyemezo mukurikije uko mushobora kubikora mwebwe nka staff, murebe bavamo murebe n'abaguma muri match. Okay, ariko hazamo ikibazo, biravugwa entre parenthèse, aka kantu nushaka ugabanye bed kumvikane mu Kinyarwanda. Biravugwa ko, sinjye ubivuga, ndaproteja source yanjye, biravugwa ko mu bari bariye harimo umuzamu. Ngo baravuga ngo byaba byiza umuzamu we tumushyize hanze, kuko ikosa ry'umuzamu risobanura neza ko twatsinzwe, ikipe yatsindwa, nyamara ikosa ry'undi mukinnyi wenda abandi bamukavaringa. Turimo turabijyanamo neza, fura ibiki ibyo byose. Umuntu wa mbere byari bigezeho ni umugabo witwa Rwaka yabanye n'umuntu yitwa Haringingo. Rwaka uyu nguyu waje gufata Rayon Sport nk'umutoza mukuru, no mutoza wungirije Haringingo imyaka yose. Yego, Lorenzo tujyane. Rwaka nibwo yaraje kungiriza kuko Serami yari yaragiye. Rwaka aravuga ati coach abwira Robertinho, uyu muzamu reka tumukure mu izamu kubera ko n'ubundi ntabwo ari umwizerwa. Kuko ngo hari ibintu byigeze kuvugwa ko Rayon Sport ngo yatsinzwe match ya Bugesera mu gikombe cy'amahoro umwaka ushize, ngo nabwo yariye. Yaravuzwe ndimo ndavuga byaravuzwe, sinjye ubivuga, tujyane neza cyane. Umwaka ushize sezishiza Yangre turayijya, byaravuzwe cyane, byaravuzwe. Abareye urabise kubana muririmbye muri stade, simbimushinja, byaravuzwe, simushinja, nge ndavuga ngo byaravuzwe. Yego, dukomeze. Hanyuma Ayabonga yunga mu rya Rwaka aravuga tumuzamu mureke umuzamu twishyiremo undi muzamu, uko yafata kose ntago wakira umuzamu mu izamu ufitemo akantu ko gukeka. Umuzamu yagutsindisha. Okay, ariko hari n'abandi batatu b'imbere, ubwo ibintu biraho. Hanyuma umutoza w'abazamu version y'ibari amaze nicyo yakoze. Robertinho ngo nakunda Ayabonga, ubundi uziko yashakaga fitness coach witwa Corneille. Robertinho ati uyu nguyu uje twarikoreye ibintu witwa Rwaka aje gutanga inama zi dutsinda match za mbere we wari uhari, warambwira ibiki wowe. Ahindukiye inshuti ye Mazima Kandre, inshuti yanjye twaraniganye rwose muri licence D, maze impaka tugakora iki, ati shyira umuzamu mwiza.
uroshywa n'abantu twe twakoze ibintu iyi myaka yose dusunitse ikipe iri ku mwanya wa mbere abantu batangire akantu navuze tugitangira kawurampaho itonde kano kawurampaho kibuke komeza ndatubiyawe nawe urakabya kugira